aha niba bimba mashina akagaruka ariko bagize amagambo n'ayanje fagitire ndaza kuyiguha wishyura. Reba musumba zose tujyanirane muri aya magambo Moise. Reba musumba zose urwo rutoki rurerure muri aya magambo mwambika impeta amagambo ndayagutiza. Ngwino mwisezerano ngiranye nawe sinzivuguruza nzabana nawe akaramata aho zaba niho zaba Imana yawe zaba Imana yanjye. Zibakoga aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ni mumumburize bakoga karumuna kawe n'abasaza ba ubasigiye nde menyo kukubyara Lorete aziyambaza nde mbeba batoba we watetesheje bo aziziki beri ya shuti yawe Lorete azamubwira iki menyo kukubyara mugeni aziyambaza nde mbeba batoba we watetesheje bo aziziki meri ya shuti yawe mugeni aziyambaza nde meri ya shuti yawe mugeni aziyambaza nde nabazanyina titati narihe azamubwira iki azamubwira iki mbena gashiki Lorete yesakaoza Lorete ndizabana mama wikwiriza abana shenge Loretido watibajijute kubabaza bo mwakuranye shenge utujijije iki abarira ndimo yihanagure murusheho kumusabira shenge azagubake neza murusheho kumusabira shenge azagubake neza. Urakoze cyane.
gitaramo rero igitaramo kirimo umuryango we, igitaramo kirimo umuryango wa Musinga, igitaramo kirimo inshuti ze, igitaramo kirimo abo basangiye amateka atandukanye babanye ahantu hatandukanye. Biratangaje tugiye kugira imbere hanyuma usuhuza abasaza ba Imakire, abo n'abajyanama biwe bahorana igitondo n'umugoroba, basangiye umuryango, basangiye byinshi, baje bamugaragiye rero ubasuhuze, ubashimire kandi ko ari abajyanama beza, ubashimire kandi ko bakwakiriye neza mu muryango, ubashimire kandi ko baje bagaragiye mushiki wabo. Ati bavandimwe ndabashimiye kandi ndanyuzwe ku buryo mwaserutse mu gitaramo, Imana ibahe umugisha. Ndabona banze kumurekura hari birasaba ubutumwa bwihariye, niba hari umuhari wabubaha. Ati ndabizi ko muze gusoma munyemerere mwakire ubundi ubutumwa nabandikiye bwo kubashimira. Ati rero mwakoze cyane basaza ba Imakire, nyuma yo kwakira ubutumwa rero musezere muje mu cyicaro, nanjye munsigira umwana. Ati mwana wa data tukwifurije igitaramo cyiza, uyu ni wa munsi twari dutegereje ko ibirori bizagenda neza mu cyicaro, tubane mu byiciro bitandukanye bigize igitaramo. Hanyuma Moise soza Imakire uko umutima wawe ukubwiye, niba iza amagambo n'ayanjye fagitire ndaza kuyiguha wishyura. Reba Musumba zose tujyanirane muri aya magambo Moise. Reba Musumba zose urwo rutoki rurerure, muri aya magambo mwambikiye impeta, amagambo ndayagutiza. Ngwino mu isezerano ngiranye nawe, sinzivuguruza, nzabana nawe akaramata, aho zaba niho zaba, Imana yawe izaba Imana yanjye. Hano urabo hariya ndagira ngo murombere Moise. Urubumbere ni ikimenyetso kivuga ngo ngwino tubana akaramata, nzabana n'abakaramata. Dushimire Uwiteka waduteye iteka kuri uyu munsi, amateka yacu
turabashimira abavyeyi ko inshingano zanyu mwazikoze neza. Atambuka avuga ati abavyeyi inshingano zanyu mwazikoze neza, ngeze kuri intambwe nziza ishimwa n'Imana igashimwa n'abantu bikesha uburere bwiza mwampaye, bikesha impanuro n'inama mwampaye, bikesha ibitaramo bitandukanye twagiranye namwe nk'abavyeyi mukantoza amateka. Hanyuma Moise nongere ngusaba utera izindi ebyiri ugana imbere gusa. Hanyuma muja gutera uburezi aribanza hindukira urebe muri urwo ruhande hari kuvugira urwunge rw'impundu n'amashi n'umuryango wawe ubarebe. Hindukira urebe. Wagiye iterambere ritaratera imbere cyane nurebe ukarenza amaso hirya urabona hari ababyeyi bataye ibitambara ku bushake bwabo. Ibyo byose ni iterambere. Nyemerera uzamure inkono basuhuze bashimira ko baje kugushyigikira kuri intambwe nziza bateye ishimwa n'Imana igashimwa n'abantu. Zamura inkoni yawe nshuti yawe ugushimira kuri intambwe nziza bateye. Reka mbabwire ngo mwahiriwe kera mwibaruka imfura y'ikirenga murarira birabahira mutoza umuco birabakundira.